umwana w'inzobe, nari inzobe cyane, mushaka umwana w'inzobe waruri hano ngo ni mu mubura uyu aha hantu mwabahishe mwese turabica ngo kandi turagaruka saa 11. hanyuma abagize Imana babona ndaje rero banshyiraho ngaho baraturinda. saa 11 haza igitero kirimo abantu benshi cyane, kiravuga ngo wa mwana yabonetse, badushyira imbere baradushorera baradutwara. nari ndi kumwe na bashiki banjye ngo twari twaragezeho turabonana, twari dufite kabucura kanganaga n'uyu nguyu. Yesu ashimwe cyane. kabucura kacu kari agakobwa kanganaga n'uyu, kagira ubwoba karambwira ngo ngaho ibiryo, ariko kubera ko twari dufite ubwoba naho nari bubikure ndagacecekesha nta biryo bihari. bahita badushorera batujyana ku cyobo. reka mbabwire Imana ivuga. Yesu ashimwe cyane. badushoreye baratubeshyaga kuko twarabana nk'ijana, babonaga ko turi bubacike, baratubeshye ngo bagiye kudutwara ngaha ni Kabgayi. hanyuma tugeze ahantu ku mashuri, ngewe numva ijwi rirambwiye ngo, kandi nari umwana w'imyaka 12 nta nubwo nari nyijijwe, numva ijwi rirambwiye ngo ntago babajyanye Kabgayi, babajyanye kubica, ngo hagarara usubire inyuma. abari badushoreye bari benshi, nahise mfunga feri ndahagarara. icyambwiye yuko ari Imana nuko banciyeho abana bose n'interahamwe zashaka kutwica, nuko bancaho ntibambona, ndakomeza ndahagarara. bageze nko muri metero 10 ngewe mpita nsubira inyuma mpura n'umusaza arambwira ngo wa mwana nguruhije abandi igihe kirekire, ngo ubu noneho nibagufata, ngo dore abandi bigira Kabgayi, ngo nibagufata barakwica nabi. nakoresheje uko nshoboye uko twari tugiye, bari bahanyeretse, bari bahatweretse, ndirukanka mbatangayo. ngiye kubona ntabwo nabatanzeyo, ahubwo dusa n'abahuriyeyo. ngiye kubona mbona batangiye gufata abana babanaze mu byobo. mpita mfunga feri, hari insina mpita nihishamo, mpita mera gutya, ariko nkareba ndebana n'icyobo. ngiye kubona mbona bafashe kakana twari tuvindimwe, ndakabona neza. murumuna wanjye wankurikiraga mbona baramubwiye, yari agafashe gutya ngo rekura hejuru y'icyobo, ayanga kukarekura. yanze kukarekura bamukubita impiri hano, noneho ahita akarekuriramo. barangije nawe bahita bamusunika, mpita mbura imbaraga, mpita mbura ubuzamuka, ndakomeza numana n'insina. aba bana bose babanaga mu cyobo ndeba. barangije bafatira ibeto babanagaho. ubwo aho ngaho hari harimo mushiki wanjye mukuru nakurikiraga, na murumuna wanjye witwa Mutabazi wankurikiraga, na mushiki wanjye wundi witwa Olive, nako kana kitwa Claudine. babanjemo abana b'impinja n'abandi batoya. abo babanjemo bose bahita bapfa. Yesu ashimwe cyane. ndashimira Imana yanyijije ubwoba. nijoro habonetse abagira neza babakuramo, bamwe babakuramo bakomeretse, abandi bapfiramo. muri urwo rwobo havuyemo murumuna wanjye n'ababashiki banjye babiri bavuyemo, hapfiramo kakandi gatoya kanganaga nk'uyu. ubwo ngubwo turongera turabonana mu ijoro, bakomeretse. hari ibintu bikomeye cyane ntabasha kwisiporta. mwami wanjye Yesu. ndangije ako kanya nyuma y'iminsi 2 baratubwira ngo noneho ngo mugiye gupfa urundi rupfu. baduha tiyoda. ku batabizi bo mu mujyi, ni umuti wica cyane, urawunywa ugahita upfa. baduha tiyoda bayiduhaye mw'abantu mwe, nanjye ntabwo nari bw'inyagambure. baratugabanyije, batugabanya mu buryo bungana. tiyoda iyo unyweye agapfundikizo kangana n'amazi ariyo ya Nile, kari agapfundikizo ka Nile, urapfa. n'akayiko karakwica. ariko twe baduhaye icupa batugabanyamo turi 4. turanywa. tumaze kunywa sinjye wahera, nyuma y'iminota nka 30, nyuma y'igihe gitoya twahise dutangira gupfa. njyewe ndavuga ibyanjye by'abandi simbizi. numvishe mbaye ukuntu ari nk'urwembe bafashe bashyira mu nda, nakunyega numva barimo gukeka, numva ahantu hose. tiyoda iratuzengereza. hanyuma dutangira gusamba. ku munsi wa 4 njyewe ndazuka. nzutse mbona abavandimwe banjye, ubwo twanyweye turi 4, mushiki wanjye mukuru n'uwo nakurikiraga, na gashiki kanjye gatoya kitwa Olive. nzutse mbona bapfuye, mbona
barimo gusamba, ariko hashize nka 30 minute ako kana kandi kitwa Oliva gato gahita kagira gutya karashiguka kanura amaso, gahita kamfata mu nda, gahita kambwira ngo ndapfuye, gahita gapfa. Icyambwiye ko gapfuye kahise kanaga ijosi. Bibiriya bintu iyo bibayeho uhita uba mukuru bihita byizana. Hanyuma kwitabye Imana birarangira, na mushiki wanjye nakurikiraga mu minota mike mu gihe gitoya nawe ahita yitaba Imana, ariko we apfa tuvuganye. Yesu ashimwe cyane. We yari umupanekote, ndashaka kubabwira ko agakiza ari keza. Agiye gupfa yarabimenye arandembuza, arambwira ngo reka mubwire ngo tuzahurira mu ijuru nidupfa twese, ariko we nubaho uzansangayo kuko ngewe ndagiye. Ndabibona yuko mpfuye, ankora mu kiganza arambwira ati tuzabonana, ngewe ndagiye kandi ngiye mu ijuru. Abarapfuye abaragiye nawe, mbasigaranye na murumuna wanjye. Ngewe ubwo nabyibagiwe ibya Theoda nazutse, kandi iyo minsi yose ntacyo twaryaga, ntacyo twanywaga, nta. Ngiye gusoza, dusoje amaze gupfa, murumuna wanjye kubera kugwa mu cyobo no n'ibibeto bamumennyeho, we n'ubundi yari yaraboze amaguru n'ubundi adashobora kugenda. Hanyuma izi nterahamwe ziza kumenya ko hakiri abana babiri b'abahungu bakiriho, baza rero kutwica. Baje kutwica, umugira neza umwe araza arambwira ati wa mwana we ndabona ukiri muzima, shaka ukuntu ugenda, bagiye kuza kukwica. Ndahunga ndiruka, nirutse murumuna wanjye asa n'umfata ariko ndamwiyaka. Arambwira ati mbabarira dupfa. Ndamubwira ntabwo dupfana. Ako kanya bahita baza baramufata, baramujyana, bahita bamwica. Ndimo kuvunagura, ntabwo ndimo kuvuga andetayi kugira ngo ntabarambira. Bamutangiye amafaranga 200, ndababwira uko nabimenye. 200 baramwica. Ako kanya bamaze kumwica nanjye baraza baranshaka, barambona. Hari umuntu w'inshuti yacu kera, ubwo niwe wamutwaye, amutangira ibiceri 200, ngo ubwo yaramugiriye neza, ngo ndetse umwishe ngo yicwe n'abandi, ngo yabanye na papa. Noneho nanjye araza aranshaka, aravuga ati mwana wanjye nabanye na so, ngwino tugende, hari ahantu heza nkujyanye. Ntabwo nari nzi ko agiye kunyica, ntabwo nari nzi ko murumuna wanjye yapfuye. Aranjyana angeza ku rugo rw'ahantu bishe murumuna wanjye, aho yaragiye kuntangira amafaranga ngo banyice. Arambwira ngo hagarara handaje. Ahita aca inyuma ajya kuvugana na wa muntu, aramubwira ngo muzanye undi mwana ngo mwice. Noneho njyewe aho yansize nkaba ndamutegereje, nzi ko ari ahandi tujya. Umuntu wese uhageze hari ku nzira agahagarara akandeba, abadamu muzi ukuntu bagira emosiyo, nkajya numva baravuga ngo yewe iki cyana ngo kuna ari ikiyobe, ngo kuna ari cyiza, ngo yewe ngo ubuse ngo barakica. Nkumva baravuga ibintu ntazi. Njye mpita nkurikira wa mupapa waruntwaye, ngeze nko ku nguni y'inzu numva bananiranwa ibiciro. Numva arimo kumubwira ngo urampa 300, nguriya ngo yari muto. Undi akamubwira ati nawe ndaguha 200 ngo umunyicire, ngo mbabarira. Barakomeza bavuga n'ibiciro, nduma numva napfuye. Ndangije nigira inama yo kuvuga ni rero reka njye mu gikari cy'uyu muntu iruhande rwa toilette, nibanyica bayinagemo, nta kundi ndagenda nihagarariraho nifata mu maso. Igitangaza gikomeye cy'Imana, Yesu ashimwe cyane. Baraje baranshaka, barambura pe, kandi njyewe nkababona nkumva baritonganya, nkumva nababwira ati ndi hano, ariko mu by'ukuri ntibambona. Imana irahuma amaso. Ndarokoka, mba ndarorokotse. Urwo ni urupfu rundi. Ndangije ndagenda ntazi iyo njya, nari mutoya. Nza kugera ahantu njya ku ishuri kwiga. Byageze aho muri jenoside baravuga ngo abana ntibajye kwiga, noneho nanjye ndajijisha njya kwiga. Ngiye kwiga, noneho umunyeshuri twiganaga ntavuze izina ahita avuza induru, ajya kunaga muri toilette, azana n'abandi bajya kunaga muri toilette, kandi bari abana pe. Noneho bangejeje ku muryango wa toilette, hari ikintu twitaga kadende. Kadende bavuzaga abanyeshuri ngo binjire.
bavuza akadende, abana kubera batinya abarimu bahita biruka, bansiga aho ngaho mba ndarokotse. Ndashaka gusoza ibintu bikurikiyeho, ntabwo nabivuga kuko nafata umwanya muri iri teraniro. Nasimbutse impfu nyinshi, ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ihimbazwe. Iyo mbona umwanya nari kuvuga detail kuko nabonye ibintu byinshi, ariko Imana ishobora byose ihimbazwe kuko yandinze. Nyuma ya jenoside rero ndasoje ubwo